PGG cyangwa se Primus Guma Guma, maze aza kubasoreza ku cyo bita avuga yuko yatwaye iyo bita best album of the year bita Colorful Generation, maze abantu benshi bahita batangira kuzamuka mu bicu, batangira kuririmba 001, amajwi menshi, abafana benshi bazimya amatara maturosharaka, maze baravuga ati 001 nka code ya Bruce Melody, maze bita Anita Pendo ahita introducing aravuga ati nawe tumanziye kwakira usibye bita Bruce Melody mu minota mikenya yese atangira ku ndirimbo ye ikunzwe n'abantu benshi, na indusibye bita Hands Up, niyo ndirimbo amwe introducing kuri stage ngiye biyita kuri screen nini cyane muri big arena zari zose amashusho menshi ya Taika P, ndetse aza kuba yinjirana n'itsinda rinini cyane cy'ababyinnyi, ndetse nawe aza kuba yinjira yambaye neza cyane mu ibara ry'umutuku. Mu ndirimbo yahereyeho rero bayita Indabo Zanjye, dore ko n'indirimbo cyaretse gukora ariko disinga n'uwo bita Bruce Melody, maze aza kuba ayiririmba ariyo aheraho, abafana benshi bahita biterera mu bicu, nabo amaturasha aracanwa bose baririmbira cyane mwe Taiga narindijwe ryumvi yo promo people to pack come Mr. nk'ibisanzwe manye n'amagisa ibintu bitrere yo musi yakumagarukira ku gitaramo cya Reki bayi gitaramo cy'amateka, igitaramo cyagitirijwe n'abantu benshi mu Rwanda, muri Afrika ndetse n'iburayi muri rusange, dore ko ari igitaramo cyakiri guca live ku muyoboro wa YouTube ndetse n'andi ma social media atandukanye. Ni igitaramo cyabaye nyuma yuko hari amaze iminsi kivugisha abantu benshi kuri social media, ku ma radio, ku ma TV ndetse n'ahantu ahurira abantu benshi, habaye imihangano bitandukanye, habayemo gufanana bitandukanye, habayemo amatima abiri, umwe yita 001 undi yita one of kind, umwe bita Tiger B undi mwita Munyakazi, yitwa Bruce Melody undi yitwa The Ben Tiger B. Abo bose bari bahanganye bari mu rwego kugira ngo baze gutanga ibyishimo muri gitaramo cya Reki baye mu ijoro ryakeye bakita The New Groove. Igitaramo gisanzwe kiba buri tariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere buri mwaka uko gitangiye, byari bimenyereye ko bita Benjamin cyangwa se Tiger P ari bugitegura ndetse akaza kuba anagikora. Mbese byagenze bite? Reka nze turebe ninde witwaye neza n'aya magambo yavuzwe n'ibiki byabaye muri gitaramo rero mwizo byakeye muri picture no igitaramo cya kugira ngo igitaramo cyahuriyemo bita Benjamin Tiger P cyangwa se ari kumwe no bita Bruce Melody. Ni igitaramo cyaraye kiranzwe n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko mbere yuko tuvuga ku byakiranze reka duhereho amasaha makenya mbere yuko kiba. Mu masaha 5 mbere yuko igitaramo kiba habaye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore yuko ariho batangaje ko amatike yose ya BK Arena yamaze kuba ashiramo, maze bisabiba confirmed yuko BK Arena iraza kuba yuzuye neza 100%. Mu kandi kanya kari gakurikiyeho kandi nibwo hase agaragara amashusho y'abacuranzi ba Bruce Melody bari banze kwinjira cyangwa se banjiye kwinjira muri BK Arena kugira ngo bakore sound check. Gusa nyuma yaho gato kandi baje kuba bemererwa maze barinjira, maze batangira gushyira ibintu byabo ku murongo. So mu mindi minota mikenya rero yakurikiyeho abantu batangiye kwinjira muri BK Arena, uruvunga nzoka, imirongo ari myinshi, abantu babisize amarange, bamwe bafite imyenda yanditseho 001 ni code ya Bruce Melody, abandi bambitse imipira yanditseho Tiger P cyangwa se The Ben, abantu benshi bafite amadarapo, amakrishi yanditseho, buri mufana wese afite krishi y'umuhanzi yarashyigikiye. Mbese byari nk'umukwe cyangwa se wabireberaga ku ruhande yabonaga ari nk'umupira w'amaguru, yari nk'amakipe abiri ari guhangana, maze byose biza kuba bikizwa na stage zagiye zitandukanye. So reka twinjire mu gitaramo rero. Mu gitaramo rero bwo cyatangiraga ubita MC Rakinze Imana ndetse n'ubita MC Anita Pendo ubwo binshaka ku rubyiniro, nta kindi baje usibye gutangira gushyushya abafana benshi bari buzuye BK Arena, maze mu minota mike batamagara bita DJ Flex ahita yinjira kuri stage, azatangira gususurutsa bari bitabiriye acuranga indirimbo nyinshi zitandukanye. Nyuma yaho gatonya haje kuba haza abahanzi noneho batangira kwinjira ku rubyiniro, ba Diesdora bakoze, wo bita Jelo Gancho yakoze, wo bita Arto yakoze, wo bita Benivio arakora, ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye baza bakubita ama stage. Hazaho kandi abandi ba DJ batandukanye, ba DJ Brian baraza barakubita, maze igitaramo nyamukuru twari dutegereje na wundi usibye wo bita Bruce Melody ndetse no bita Tiger B The Ben, kuko nibo
rero bari bahuruje imbaga nyinshi gusa rero ubwo bita MC Anita Pendo ndetse no bita MC Rakinseyimana biteguraga kwinjiza ku rubyiniro bita Bruce Melody wo bita Anita Pendo yabanzira mutaka avuga buryo yatwaye Salax, avuga buryo yatwaye amawada akomeye, avuga buryo yatwaye PDG cyangwa se Primus Guma Guma, maze aza kubasoreza ku cyo bita avuga yuko yatwaye yo bita best album of the year bita Carrefour Generation, maze abantu benshi bahita batangira kuzamuka mu bicu, batangira kuririmba 001, amajwi menshi, abafana benshi bazimya amatara maturosharaka, maze baravuga ati 001 nka code ya Bruce Melody, maze wo bita Anita Pendo ahita introducing aravuga ati nangwe tumanziye kwakira usibyo bita Bruce Melody mu minota mikenya yesa atangira ku ndirimbo ye ikunzwe n'abantu benshi na yindi ibyo bita Hands Up, niyo ndirimbo yamwe introducing kuri stage, maze abafana benshi bavugira icyarimwe, maze bamurushijwe batangira kumuririmba bavuga bati Bruce Melody nawe aza akubita stage. Si ibyo gusa kuko wabita Bruce Melody sakurikizaho indirimbo nyinshi zabaye amahiti, indirimbo yabiza kera yaje kuba kandi yifashisha abandi bahanzi batandukanye, wabita yaje kuba ahamagara wabita Juno Kisigenza kuri stage bakorana stage, aza kuba ahamagara wabita JC bakorana ambake, maze aza kuba ahamagara wabita Mighty Papu umwe mu bacuranzi ba mbere bagezweho mu Rwanda, dore yuko yarari kumwe n'itsinda rya Symphony Band. Nkaho ibyo bidahagije kandi yarasanye n'indi tsinda ry'abantu bagiye batandukanye bagiye baturuka mu bihugu bitandukanye, maze baza kuba bamufasha indirimbo yakubise hafi isaha irenga ari live, nakuvuga ngo arashyiramo playback nkuko bo bita Benjamin yaje kuba abikora. So si ibyo bo bita Bruce Melody yaje kuba asoza ava kuri stage, maze hahita hinjira bo bita Tiger B mu bikabyo byinshi muri stage iteguye neza mu ibara ry'umutuku, mu bisamagwe nkuko binjiye biyita kuri screen nini cyane muri big arena zose y'amashusho menshi ya Tiger B, ndetse aza kuba yinjirana n'itsinda rinini cyane ry'ababyinnyi, ndetse nawe aza kuba yinjira yambaye neza cyane mu ibara ry'umutuku. Mu ndirimbo yahereyeho rero bayita Indabo Zanjye, dore ko n'indirimbo cyaretse gukora ariko disingana n'uwo bita Bruce Melody, maze aza kuba ayiririmba ariyo aheraho, abafana benshi bahita biterera mu bicu, nabo amatorosha aracanwa bose baririmbira icyarimwe Tiger na rindi jwi ryumvikanaga muri big arena. Gusa abantu benshi baje gutungurwa wo bita Tiger B, bari bazi ko agiye gukora icyo bita live nkuko mugenzi wari umusimbuye yaravuye kuri stage yaramaze kubikora, ariko abantu benshi bazi kuba batungurwa wo bita Tiger B yikoreye playback, dore yuko harimo n'abatebye bakavuga yuko ngo yasanyaga flash akaza kuba acomekaho, dore yuko wo bita Tiger B nagiye akora indirimbo nyinshi cyane. Gusa kandi Tiger B yagiye akora indirimbo nyinshi zagiye zimenyekana, nk'indirimbo bita Trave yayikubise, aza kuba akora indirimbo bita This is Love, ari kumwe no bita Rema nawe yari aramutumira za kuri stage, atumira abandi bahanzi barimo ba Tom Close batangiranye urugendo, maze aza kuba akora n'izindi ndirimbo, aza akora indirimbo bita Why yafatanyije na Diamond Platnumz, imwe mu ndirimbo zishimiwe n'abantu benshi, aza akora indirimbo bita Thank You ari kumwe no bita Tom Close, aza kuba akora n'andi mahiti za Habiba arazikora, akora mahiti menshi, aza gutumira ba Kevin Kade kuri stage. Ibyo byose biza kurangira bita Tiger B nawe yerekanye urukundo rwinshi, abafana bamwe ari ku rukundo, maze igitaramo kiza kuba gigira ku musozo. Gusa abantu benshi barakibaza ngo who is the best of Rwandan music.